Ibihe byiza kuri mwese abatwumva muri impande n'impande hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibahe umugisha. Turabashimira kandi ko mukurikira ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Uyu ni umunsi rero wa 23 w'ibihe byiza byo gusenga. Nkaba ngira ngo dushimire Imana ko uyu munsi nawo iwuduhaye tuganire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mwami Imana Data wa twese uhoraho, uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe rikiza kandi kubw'ijambo ryawe rihoraho, kubw'ijambo ryawe ryadukijije, kubw'ijambo ryawe rizakiza n'abandi benshi. Umugisha umuntu wese ugiye kuryumva, kandi ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kubane natwe, umwuka wawe wera atuyobore, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turi mu minsi cyangwa se mu cyumweru cya Noheli, akaba ari igihe cyiza cyo kuganira amagambo y'Imana, turebera hamwe ese byari bimeze bite mu gihe Yesu yazaga mu isi, mu gihe yabyarwaga n'umwari Mariya, byari bimeze biti. Muri iyi minsi rero turi kureba amaze kuvuka. Ejo twarebaga abashumba, abungeri baje kumuramya. Uyu munsi dukomeze noneho turebe abanyabwenge nabo ayo makuru yabagezeho. Reka dusome ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Matayo igice cya 2. Turasoma duhereye ku murongo wa 2 wa mbere tugeze ku murongo wa 12. Handitse ijambo rivuga ngo: Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye i Yerusalemu, barabaza bati: umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati: ni i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo: nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzagiragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati: nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye nje kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari, ihagararaho. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herodi, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Imana itugirire neza cyane. Mu by'ukuri nashatse ko tuganira kuri aya magambo kugira ngo tukiva ku bungeri, abantu bari mu kazi ko kurindana no kurinda umukumbi, cyangwa se Bibiliya yaratubwiye ngo bahindanaga ku gikumba barinze umukumbi. Noneho duhite tureba noneho n'aba banyabwenge Bibiliya ihamya ko ari abanyabwenge, kandi washingira ku kimenyetso cyabazanye kikabageza i Betelehemu, kikabageza i Yerusalemu, kikabageza i Yudaya, cyo kuba barayobowe n'inyenyeri, ukabimenya ko ari abanyabwenge koko. N'uyu munsi abantu bashobora kwitegereza mu nyenyeri bakamenya inyenyeri, cyangwa se ikimanyu cy'inyenyeri gishobora kuza kikagonga isi, ntabwo ari abantu baciriritse, ntabwo ari abantu bari hafi, ni abanyabwenge pe. Ibi ngibi Bibiliya ivuga ntabwo ari igishushanyo, ni abanyabwenge. Abanyabwenge kandi buriya bwenge barabukoreshaga no mu gihe cy'i Babuloni, ndetse no mu gihe cy'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ariko cyane cyane mu gihe cy'ubwami bw'Abagiriki hariho abantu bitegereza mu nyenyeri bakamenya igihe ubwira kabiri buzabera, bakavuga n'igihe, kandi koko bikabaho. Urumva rero bari abanyabwenge. Ikintu gitangaje kandi gikomeye muri iri jambo turimo dusoma, ni uko aba banyabwenge babonye inyenyeri itangaje bakayikurikira, kandi iyo nyenyeri bakaba babibona ko ari inyenyeri irimo isobanura ubwami. Imana yacu itugirire neza cyane. Aba
aba bahanga ntago Bibiliya ibavugaho ibintu byinshi kuko umurimo wabo usa nkaho wagarukiye hariya, ariko ni bamwe mu bantu bahishuriwe Yesu, bamusobanukirwa neza neza uwo ari we, kandi noneho bamumenya bakoresheje ubwenge bwabo. Imana yacu tugire neza cyane. Ubwenge bwabo bwabaganishije ku guhishurirwa. Bivuze ngo ubwenge Imana iha umuntu bushobora kumuganisha ku guhishurirwa ibyiza. Ibyo bintu birashoboka. Imana yacu tugirire neza. Ushobora kuba umunyabwenge ugahishurirwa ibintu byiza. Icyo bisaba ntabwo ari ikindi, bisaba gusa kugira uwo mutima wo kubaha izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Abanyabwenge rero barahagurutse, bamenye ko umwana yavutse, barahagurutse baragiye, barabona ko ari umwami. Nk'abanyabwenge, nk'abantu bari bafite viza, nk'abantu bafite uburenganzira bubakura mu gihugu kimwe bubajyana mu kindi, mu bwami bw'Abaromani. Feri ya mbere bayifatiye kwa Herode. Nta handi bari kuruhukira uretse ibwami. Ni ukuvuga ubundi umunyabwenge, umuhanga, haramutse hari nk'ikintu cyabaye mu Rwanda, hari nk'ikibuye cyavuye mu kirere kikitura mu Rwanda, abanyabwenge bakaza, uriya feri ya mbere bayifatira mu rugwiro. Ntabwo feri ya mbere bayifatiraho cyaguye, bahita baruhukira ku buyobozi bakavuga bati hari ikintu kidasanzwe twabonye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, tuje kureba icyo ari cyo, dore uburenganzira dukora aha muri NASA cyangwa ahandi mu kigo gishinzwe iby'ikirere, ibintu nk'ibyo. Nuko nabo rero baruhukire kwa Herode. Ariko ikintu gitangaje, kwa Herode nta makuru bari bafite. Imana itugirire neza. Kwa Herode nubwo ari ibwami nta makuru bari bafite. Hari igihe abantu amakuru bibwira yuko ashobora kuboneka ahantu runaka, ariko ugasanga aho hantu nta makuru ahari. Ahubwo ugasanga abashumba nibo bafite amakuru, abungeri baraye ku gikumba nibo bari bafite amakuru. Kwa Herode ibwami nta makuru yari ahari. Imana itugirire neza cyane. Nyamara ntibishatse kuvuga yuko ibwami hataba amakuru, ahubwo bifite ikindi kintu bimenyesheje tuzabona mu minsi iri imbere. Tuzabona kandi gikomeye, Herode ibitekerezo bye n'imigambi ye ntabwo byari byiza. Nicyo cyatumye Imana imwima amakuru, nta kindi. Imana yacu tugire neza cyane. Noneho ngo nawe rero ngo ahita utangira gushakishiriza mu banyabwenge, ahita abaza abanditsi, abaza abahanga, abaza ibyegera, abaza abatambyi bakuru. Bati ariko bimeze biti, nimumbwire ubundi uwo mwami bivugwa ko azavuka yagomba kuvukira he? Bahita bikoza muri Mika 5:2. Baramubwira ati rero byaranditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ko Betelehemu nubwo ari umudugudu muto utuwe n'abantu bake, ariko ko muri Betelehemu hazaboneka umwami uzajya ku ntebe ya sekuruza Dawidi. Muri icyo gihe Abaherode ntabwo bari bafitanye isano na Dawidi, bari abami bashyizweho n'Abaromani, Abisirayeli benshi batabemera. Bavuga ati ubundi umwami twagombye kuba twemera hano i Yudaya yagombye kuba afite igisekuru kwa Dawidi. Imana yacu tugire neza cyane. Herode rero urumva yari afite akantu k'ifuhe n'inzika gufata, n'ubundi basanzwe batanyemera, noneho biboneye n'umwami wo mu rubyaro rwa Dawidi. Ako kantu kari karimo, ariko kubwira abanyabwenge ati nimugende murebe, hanyuma nimumubona muze nanjye mumbwire njye kumuramya. Ngizi impuhwe za Herode. Ariko ngo bamaze kumva umwami nyine baragenda, bakivayo ya nyenyeri y'urundi runogera bihishurira, irabaherekeza, irabajyana no mu nzu aho Mariya na Yosefu bari batashye. Imana yacu tugire neza, kuko bari bamaze kuva hahandi babyariye, bari bamaze kurangiza iby'imihango y'i Yerusalemu, batashye. Gusa abanyabwenge umwami yavutse babibona mu nyenyeri. Urumva harimo urugendo rushobora kuba rwarabafashe nk'ukwezi cyangwa se nk'icyumweru, cyangwa se ibyo ari byose ni iminsi, kubona guhishurirwa, gufata umwanzuro, gufata urugendo. Hashobora kuba hari haciyemo iminsi umugabo ibiri itayivuga. Nuko ngo baranezerwa cyane, bagira bya byishimo twahoze tuvuga ejo, bwa butumwa bwa marayika avuga ngo ndababwira ubutumwa bw'umunezero mwinshi. Bagira bya byishimo nka bya bindi abashumba bagize. Imana yacu tugire neza cyane. Abashumba ibi byishimo bagize, ubu butumwa bw'ibyishimo n'amahoro bagize, n'abanyabwenge nabo bamaze kubona ya nyenyeri bongeye kugira ibyo byishimo. Aho hantu harimo ibanga, izina ry'Uwiteka nishimwe, kuko aho hantu harimo extreme ebyiri.
mutekereze umushumba uri ku gikumba uragiye, ashobora kuba atari na nyiri intama, atari na nyiri umukumbi. Imana yacu itugirire neza, yarawuragijwe. Mutekereze n'umunyabwenge uri ku rundi rwego ruri hejuru hariya, mubitekereze. Ariko bose barimo barahuzwa n'ibyishimo bimwe, kandi bose barimo barahuzwa n'ihishurirwa rimwe. Ku gikumba barimo barahishurirwa marayika, abanyabwenge nabo hari inyenyeri idasanzwe babonye. Ibyo bintu mubitekereze, muze kubihuza, muraza gusanga hari imbaraga zikomeye cyane ziri muri ubu bwami twakurikiye, zihuza abaciriritse ndetse n'abari hejuru. Izina ry'Uwiteka nishimwe, bagahuzwa n'ibyiringiro bimwe kandi bakanezezwa n'ikintu kimwe. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ibyishimo ndimo kuvuga ni ibyishimo umukire wo mu rwego rwo hejuru w'umunyabwenge n'umukene uri hasi uciriritse w'umushumba bashobora kugira bose, kandi bikaba ari ibyishimo bimwe. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ibyo byishimo ndabigusabiye, ibyo byishimo ndabigusabiye, bidashingiye ku bwoko bwa diplome ufite, budashingiye ku bwoko bw'akazi ufite, budashingiye ku mushahara uhembwa, budashingiye ku ngano y'amafaranga ari kuri konti, budashingiye ku mubare w'intama utunze, bushingiye ku guhishurirwa inyenyeri. Haleluya! Inyenyeri yo mu ruturuturu, bushingiye ku guhishurirwa wa mucyo umurika ahari umwijima. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ngo nuko rero bamaze kuhagera bashyigikira ubwami, bashyigikira ubwami. Babonye inyenyeri barangije bashyigikira ubwami, ngo bazana amaturo arimo izahabu, ngo arimo ishangi, arimo icyome. Yari amaturo agizwe n'amabuye y'agaciro, harimo ibihumura neza, hakabamo n'amavuta y'igiciro. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, kandi izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Abanyabwenge bakoze ibintu bikomeye, uvuga ngo bashyigikiye minisiteri ya Yesu igitangira. Nibo babaye aba mbere mu gutera inkunga ubwami, mu gushyigikira ubwami, kandi babikora batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo bari bategereje ingororano zo kwa Herode, kuko bari bamaze kuhanyura. Kwa Herode bahavuye nta n'urutoboye bahasize, ariko bageze aho inyenyeri yabayoboye, ngo bahasiga zahabu, bahasiga icyombe, bahasiga ishangi. Muri iki gihe dukeneye abanyabwenge bahishurirwa, bakamenya aho ubwami bw'Imana buri, bakamenya ahantu inyenyeri iri kubundura ituruka, bagashyigikira ubwami. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Ibyo dukora byose abantu babisobanukirwe, babimenye. Ntabwo tubiterwa n'ikindi, tubiterwa no gushyigikira ubwami. Ubwami umuntu yinjiramo, akinjira mu munezero udashingiye ku byo atunze, akinjira akagira amahoro adashingiye ku cyene wabo cyangwa ku kindi kintu, ahubwo ashingiye ko ahishuriwe inyenyeri irimo imurika ahari umwijima, hakaza umucyo. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndashimira umuntu wese wumvira ijambo akarisobanukirwa, akamenya inyenyeri aho irimo guturuka, akamenya umucyo aho urimo uturuka, yarangiza agashyigikira ubwami, agatera inkunga ubwami, akavuga ati ubu bwami nibwamamare, ubu bwami nibukomere, ubu bwami nibushyigikizwa amavuta, nibushyigikizwa ibihumura neza, nibushyigikizwa izahabu. Iryo ni ihishurirwa ry'abakire kandi b'abanyabwenge. Bari bahuje ibintu bibiri, kandi abanyabwenge ibyo bintu bibiri barabihuza. Kugira ubwenge no kugira ubukire bikunze kugendana. Imana yacu itugirire neza cyane. Ngo nuko ngo bagire guhaguruka ngo bajye gutaha mu nzozi. Abanyabwenge n'inzozi bari bazi kuzisobanura. Imana yacu itugirire neza. Ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, ngo binyurire iyindi nzira basubire iwabo. Tuzareba impamvu yatumaga Imana ibabuza gusubira kwa Herode. Ntabwo ari uko Herode cyangwa se ibwami batahishurirwa, ahubwo hari indi mpamvu yatumaga abanyabwenge nabo babuzwa n'Imana gusubira kwa Herode. Imana yacu itugire neza cyane. Ntabwo ari abanyabwenge gusa bahishuriwe, nta nubwo ari abashumba gusa bahishuriwe. Ejo n'ejo bundi tuzareba abandi bantu babiri bakomeye bahishuriwe Yesu Kristo, hanyuma turusheho gufashwa no kwitegura Noheli dufite ibihe byiza, tuzi uwo dukurikiye uwo ari we. Tegura rero impano zawe, tegura amaturo yawe, tegura izahabu, tegura icyome, tegura ishangi, ushyigikire ubwami, ushyigikire ahantu urimo kubona inyenyeri, ushyigikire ahantu inyenyeri iri guturuka, iri kwirukana umwijima, inyenyeri irimo guturuka iri kwirukana uburibwe mu buzima bwawe. Ushyigikire ubwo bwami, kuko
niryo banga abanyabwenge bari bafite, ni ukuva iwabo mu burasirazuba mu bihugu bya kure bagakora urugendo nta kindi kibazanye, baje gushyigikira ubwami. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Dukomeje rero kuba muri ubu bwami, dukomeje gushyigikira ubu bwami, dusenga, tugusengera, tukwingingira kugira ngo Imana ikugirire neza. Hashize igihe kinini cyane waragerageje byaranze, warabuze urubyaro byaranze, ariko iyunge kuri twe kuri uyu munsi wa 23 w'amasengesho, dukomezanye urundi rugendo rusigaye kugira ngo Imana ahari mu byumweru 3 biri imbere izakugirire neza mu izina rya Yesu. Haleluya! Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Ushobora kuba urwaye, umerewe nabi, fatanya natwe wizere ijambo ry'Uwiteka, kuko uyu mwami abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje kuramya, afite ububasha, afite ubushobozi, kandi imbaraga ze zirakora. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ushobora kuba ufite ubwoba bw'umwaka 2022, ariko injirana natwe muri ibi bihe byo gusenga. Uyu mwami abanyabwenge bahishuriye mu nyenyeri, bakoresheje ubwenge bwabo, bakaburizwa n'Imana mu nzozi kujyaho babonaga ko ubu bwami bushobora gusubizwa hasi cyangwa ubu bwami bushobora kunanizwa. Imana yacu itugirire neza. Fatanya natwe dusengere umwaka 2022, dusengere igihugu cyacu, dusengere itorero, kugira ngo ukuboko k'Uwiteka kuzabane natwe. Ni ukuri Imana niyihesha icyubahiro. Umwaka 2022 tuzongera dufatanye dushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yarakoze. Ufite icyifuzo umaranye iminsi, kizamuriremo aha ngaha, kandi ukizamurana ubwenge no gushyigikira ubwami, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Abanyabwenge bonyine ndabizi nibo bonyine bashobora kumvira ijambo bakamenya n'icyo bagomba gukora. Imana nyir'ijuru n'isi ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Data wa twese uhoraho, uhabwe icyubahiro, kuko mu isi harakiri abanyabwenge bashobora guhishurirwa, bakamenya aho umucyo uri kumurika uturuka, bakamenya aho umucyo wirukana umwijima uturuka, bagashyigikira ubwami, bagashyigikira ubwami bwawe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turagushimira kandi ko ari we Mana yumva gusenga, ikamenya imigambi y'abaherode, ikamenya imigambi y'abanyamubiri, y'abantu badashyigikira ubwami ahubwo bashaka kuburimbura, ukayimenya hakiri kare, ukayiburizamo, ugahishura iyo migambi ikaburizamo. Nabyo nubishimirwe. Nuko rero ugirire neza abantu bayumvise iri jambo, imigambi ya Herode iri rwihishwa, utuma ipfusa, bakomeza akazi, bakomeza imibereho, icyubahiro cyose kibi cyane. Niko senge yababuze urubyaro, kugira ngo muri iri jambo bamenye aho inyenyeri ituruka, bashyigikira ubwami, bahabwe umugisha, nawe byara abahungu babyara abakobwa. Izina ryawe ni Uwiteka. Niko kandi nongeye kukwinginga muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse muri iri torero ryawe Kristo, wihesha icyubahiro mu mwaka wa 2022, uturindisha imbaraga zawe. Habwa icyubahiro bw'ubuntu bwawe, kuboko kwawe kwiza kuryo kubane natwe uyu munsi ndetse n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mwese abo dukomeje kubana muri ibihe byiza byo gusenga. Mukomeze kugubwa neza, mumenye ubwenge, mushyigikire ubwami, murabubwirirwa n'inyenyeri ibundura, yirukana umwijima, umucyo ukaza mu buzima bwawe, umucyo ukaza mu mibereho yawe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Niba ufashirizwa muri ibihe, please subscribe cyangwa s'abone, kugira ngo ujye ubona uko ijambo ry'Imana rigiyeho, kandi umenyeshe n'abandi bashobora gufashwa n'ijambo ry'Imana, bashobora gukizwa naryo, bashobora kuhurwa naryo, bashobora gukomezwa naryo, ntibabe bagisubiye inyuma. Imana ikabiguhera umugisha. Imana ibahe umugisha mwese. Turabakunda mwese abadukurikira, batwereke ko mudukurikira, dufashwa n'ijambo ry'Imana muri comments, turabakurikira. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, kandi mukomeze kugubwa neza. Dukomeje no kwifuriza umwaka mwiza 2022. Uwiteka Imana Nyiringabo izabarindire mu kazi kose ko mukora, mu mirimo yose yo mukora, cyane cyane iyo mukora mushyigikira ubwami bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.